uburyo ki utreatinga cyangwa wakira uwo mwashakanye, umugore yakira umugabo, uburyo umuntu ahandoringa case iri individual. Ikindi gikurikiye ubwenge buguha kugira ibanga. Ingo nyinshi rero zishwe nuko nta banga rihari. Umugore avuga ibyo ajya muri sara akavuga ibyo mu rugo rwe, umugabo akavuga iby'umugore, noneho byatuma bijya hanze, Satani akabibyaza umusaruro, abantu bagahangana. Ubundi umunyabwenge araceceka. Umunyabwenge akoresha ibintu bibiri, nkunda kubivuga burya. Umunyabwenge akoresha ibintu bibiri. Cya mbere ni uguceceka, kabiri ni uko bihigiye. Turabasuhuje inshuti zacu za Gusenga Everyday, abari ku mpande zine zitandukanye z'isi. Imana yo mwijwe umugisha cyane, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika. Turabakiriye kuri cyane Gusenga Everyday, na cyane cyane inshuti yanje iri mu Nord d'Afrique, iri muri Nord ya Caroline Shuna, ndagusuhuje. Imana yo mwijwe umugisha. Inshuti yanje Fabrice uri Dubai, ndagushimiye. Anko wanje uri muri Canada n'abatantine banje, mwese ndabasuhuje. Imana yo mwijwe umugisha cyane. Nkuko bibona kuri kamera ya Gusenga Everyday, turi kumwe n'inshuti yanje nkunda. Reka umushitsi turakwakiriye. Urakoze cyane, arakoze kunyakira kuri kamera ndetse no kuri channel yanyu ya Gusenga Everyday. Izina ryanjye ni Ntambabazi Jean Baptiste, nkabandi umupasiteri. Nishimiye kubana nawe muri kino kiganiro cy'uyu munsi wa none, suhuza abantu banjye bose, mbabwira ngo abankurikirane yica no mujye muyireba, muyandikishe muyikurikirane. Ndabizi ko muri abantu benshi, ndabizi ko mu nkunda, muri inshuti z'akadasohoka. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nagaragaye kuri iyi channel, kandi muzajya muyimbonaho kenshi. Mbifurije kudukurikirana ku manywa na nijoro. Wakoze mushumba ko wemeye kuza kuri channel Gusenga Everyday, kandi si ubwa mbere n'ubundi usanzuza. Imana imujye umugisha cyane. Reka dutangire dusenga Imana. Mana turagushimiye cyane iki gitondo cyiza, tugushimiye ko utwemereye igihe cyo kongera kubaho, kandi tugushimiye ko utwemereye kuba kugabura ibyawe. Mana nuhabwe icyubahiro, dusengeye umwanya, tuguhaye kaze na karibu ngo bane natwe muri kiganiro, kandi imbaraga z'Imana zibagaragare muri kiganiro, kandi abantu bazakurikira Gusenga Everyday, imbaraga z'Imana zizabane nabo mu izina rya Yesu, amen. Reka mbere yuko dutangira dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani. Turasoma mu izina rya Yesu. Ni ijambo riri mu Migani igice cya 24 umurongo wa 3. Haravuga ngo ubwenge nibo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Imana mwijwe wamukiye igitabo igitabo cya Salomo, ariko igitabo cyanditswe n'abantu batanu. Igitabo cya Salomo cyanditswe na Salomo, niwe yanditse imirongo myinshi. Yanditse guce kuva ku gice cya mbere ku gice cya 22 ni Salomo yanditse. Handitse nyuma yaho handitse abita abanyabwenge, harimo abitwa abagaragu ba Hezekiya, harimo abanditse Aguri, hakabaho na Lemuweli. Iki gitabo cyanditswe n'abantu batanu. Igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu. Iki gitabo rero mu Giheburayo bacita Misereserome, bishatse kuvuga kugereranya ibintu bisa. Aya magambo rero dusomye ku gice cya 4 n'amagambo yanditswe n'abanyabwenge, banditse ngo urugo rukomezwa n'ubwenge. Iyo bavuze urugo mushumba ubyumva gute? Urakoze cyane kuri amateka meza y'umwanditsi wavuze igitabo cy'abacyanditse. Ngiye ndashaka gutekereza cyane cyane ku bintu byango urugo rwubakwa n'ubwenge. Aho ubundi urugo ni iki? Ni korutire n'amazu. Urugo rero ni famiye, kandi ishingiro ry'isi n'ishingiro ry'itora kenshi bishingiye ku muryango. Umuryango ni umugabo n'umugore, bashobora kubyara ntibanabyare, yaba nabonetse baryo ibintu bizima. Ni ukuvuga ngo urugo ni fondasiyo y'igihugu cyangwa y'isi yose, kuko muri urwo rugo niho habamo uruhererekane.
mwagakura kari uruhinja akazakura akazashaka akazabyara undi agakura nawe akabyara akaza ibisekuru isi gahora ifite icyo nakwita la continuité hari uburyo abantu bakurikirana mu ruhererekane kandi isi bagenda bayigira neza. Urugo rero ni nubwo buryo bwiza bwabyo vuga ngo urugo rwubakwa n'ubwenge. Ubundi ubwiza bw'umukobwa bwatuma ashaka ariko ubwenge butuma aguma mu rugo. Ubwiza bw'umusore n'imbaraga z'umusore n'amafaranga byagukorera ubukwe ariko ntibyakubakira urugo. Iyo yavuze ngo ubwenge ni icy'ubundi la sagesse, ese turavuga ko ari ubwenge buva mu ishuri ko hari abize basenya ingo? Turavuga se ko ari ubwenge buva mu ishuri ko hari afite ubuhanga kandi ingo zananiye? Turavuga icyo twakwita niyo ngo twita wisdom, icyo bita kamere y'umuntu, ubwenge buturuka muri w'imbere. Icyo rwarongo ubwenge nibwo bwubaka urugo, cyabwa ari ubwenge kuko dufite abantu bafite bazi imibare ko bananiye kubara urugo rwabo. Dufite abantu bazi kuvura ku byananiye. So la sagesse iyo ngo baye mu gifaransa ko bayisobanura katwe ngo ni wisdom, ubwenge bwubaka urugo. No kuvuga ngo urugo buri gihe wumva habona ama divorce abandi bagashwana abagabo bakararo kwabo abagore bakararo kwabo abantu bagakora mariage ugasanga abana usiko n'uyu munsi abakecuru n'abasaza bakora divorce kuzunguza umutwe nk'utabyakiriye. Nibyo kabisobanura. Warababonye? Nabibonye. Ntubu zirasenyuka. Kuba kisenyuka rero Ni kubura ubwenge. Reka da ubwenge barabufite ahubwo babuze ikintu cyita kwihangana. Ariko ubwenge ntabwo ari rero twihuse cyane ku ijambo ry'Imana icyo tubonye cyo kuko n'ishingiro ry'itorero ni uko rishingiye ku muryango. Nubwo uzasanga hari amahugurwa y'abagore y'abagabo hakaba y'urubyiruko bakoza accord de dimanche kubera iki muri wa muryango nimwe ibintu byose byubakirwa. Niyo mpamvu ugenda nk'ibigo byo hanze naho nubwo bavuga ngo divorce yoroha ntabwo yoroha naho. Twana mu Rwanda ntabwo ushobora no korohera. Hari procedure unyuramo kuko y'urugo rutandukanye ako kanya haba hatandukanye ikintu gikomeye. So rero Salomo nk'umukozi w'Imana ndetse uko ntibwira ko banditse n'abandi banditse yerekana ko urugo ubwenge bwubaka urugo. Ubwenge tuvuga nongere mbusubiremo ubwo dukura mu ishuri ahubwo n'ubwenge karemano umuntu wese avukana. Icya kabiri gituma ubwenge bugaragazwa n'imirimo. Ubundi ubwenge ntabwo ngo narize no imirimo. Noneho ikibangamira abantu kurutaho ni ukutabasha kwihangana kandi ikindi ugasanga urugo warwubatse ushaka gukemura ikibazo kimwe. Ubundi urugo nta muntu urwubaka agiye gukemura ikibazo kimwe. Ntabwo ngo nari nkeneye umugore oya usamye ko hirya y'umugore hari n'umwana, hirya y'umwana hari n'abuzukuru, hirya yo kubyara hari amashuri, hirya yo kubyara hazakugora. Nuvuga ngo nukumva ko ugiye kwiyangaja ubuzima bugusaba kumenya uko uza gutreatinga umuntu wawe. Ikindi cya kabiri ukuntu ubasha kuza guhangana n'ibibazo uhurira nabwo muri uwo muryango. So aravuga umunyamigani aravuga ijambo rikomeye ngo ubwenge bwubaka urugo. Iyo wisdom iyo ufite aho ngaho biragufasha ariko bigufasha ku buryo bungaye ni nk'uburyo nka butanu. Icyambere ni uburyo ugaragaza kwihangana ibyo unyuramo. Uko ugaragaza kwihangana mu byo unyuramo. Kabiri uko ukemura ibibazo uhuriyemo nabyo. Gatatu uko ushaka umuturambye ku kibazo. Kane uhora wumva ko nawe wakosa kuko iyo uhora buri gihe wakiza umuntu hari urwego utaragera. Icya gatanu gutanga urugero rwiza ku bana bakukurikiye. Ibyo rero iyo tubinaniwe mu rugo niho usanga ubwabwenge bwatakaye. None se mushumba kubera iki uri murareba ikintu kirimo kiratuma ingo zisenyuka ubirebye n'impamvu ki? Impamvu bashatse gukemura ikibazo kimwe. Hari umuhungu ushaka gukemura ikibazo kirari ngaza n'umugore ntiyongere kugira irari. Amugore ati nanjye mbona umugabo wanjye sinongere kugira irari. Ariko nibuke ko ibyo bazakora bazatuma n'izyo irari. Ubundi umuntu wese uzashaka urugo uzubaka akeneye kugira ngo yirinde gusambana aharibeshye. Ko kamere yo gusambana ntikurwaho nuko ufite umugore, ntinakurwaho nuko ufite umugabo. Kamere ikurwaho n'amaraso ya Kristo. Ikindi kibitera hari undi muntu hari akantu njya nandika arica n'ubyaciyeho sindi bivuge mu izina mbwira abantu ngo ni gute umuntu abwira ngo mana ndinda kubyara kandi akora bituma byara.
nabwo kubura bwa bwenge kubura bwa bwenge yamitekereza abantu benshi bari gushwanira ati gisinsha nk'urugero umugabo ngo uzongera gutwara indi nzakumerera nabi ntindi yimutera si wewe none abuze bwa bwenge ni bwa bwenge ya aho ngusongere ngo nzakwereka ugasanga umugore n'umugabo baracyamiranye none se nta kuntu bundi bakwiga ubwenge Imana yaduhaye ubwenge nubwo ngo ubwenge karemano wisdom igigira imbaraga iyije hiyongereho na knowledge kuba hari ibintu wize umenya ni gute na handling ye case ni gute nakora ibi nibi ni gute twabyara abanaba so no ya bwa bwenge kavukire buri mu mwuka wera hakangiro nubwo wize warangiza ugasobanukirwa siyanse n'ikibereyeho rero icyo kintu kiba kiriho ntabwo umuntu ashiba ku rugo agiye gukemura ikibazo kimwe gusa ngo munya ko hirya y'ikibazo hari ikindi kibazo ubundi buri gihe iyo ushubije ikibazo ubuzamuye n'ikindi kibazo urakoze cyane uratubwiye yuko ubwenge aribwo bwubaka urugo ese urukundo mu buryo bwo kubaka urugo ntacyo urukundo rwaba rumaze twari kuhagira ko bano biratubwiye ubwenge tubwiye ubwenge ntiyatubwiye urukundo ko urukundo byo ni urukundo ni ikintu kinini cyagutse kandi urukundo iyo unagiye no kurusesengura usanga ari ibintu byinshi sibyo ushobora gukunda ikintu kugiharaye ushobora gukunda ikintu kutagiheruka ushobora gukunda ikintu uko n'abandi bagikoze ariko turi ku jambo ryitwa ubwenge uburyo ki utreatinga cyangwa wakira uwo mwashakanye umugore yakira umugabo uburyo umuntu ahandoringa kese iri individual ikindi gikurikiye ubwenge buguha kugira ibanga ingo nyinshi rero zishwe nuko nta banga rihari umugore avuga ibyo ajya muri sara akavuga ibyo mu rugo rwe umugabo akavuga iby'umugore noneho byatuma bijya hanze satani akabibyaza umusaruro abantu bagahangana ubundi umunyabwenge araceceka umunyabwenge akoresha ibintu bibiri nkunda kubivuga burya umunyabwenge akoresha ibintu bibiri cya mbere ni uguceceka kabiri ni uko bihigiye erega ingo zisakuza si uko n'iz'abandi ari nzima ahubwo bafite uko babitwara ubundi ikintu numva cyabananiye ni ukwihanga kwiga kubana n'ingeso zabo nicyo cyabananiye icya mbere ni ubwenge kandi twamaze kubona ko ubwenge we na Salomo yaravuga ngo mu bagore 1000 nta n'umwe yabonye mu bagabo 1000 yabonye ubwo ni Yesu yavuga no kuvuga ngo icyo ashatse gusobanuraho ubwenge twamaze kubona ni uburyo ki ukemura ikibazo kandi ukagikemura nticyongere guteza ikindi ntabwo urugo rukugoye waruhungira mu kabari niba uri umukristo urugo rukugoye ntwaruhungira muri quartier no kuvuga ngo reka ntahe bwije ngo n'ubundi rugo rutwara gereza nuko atasobanukiwe ese urugo rubikuba gukingurira winjiye muri gereza bakagira amasaha yo gufunga no gufungura yabaye gereza gute ahubwo n'uburyo ki abantu twatakaje kugira bwa bwenge kabiri muri bwa bwenge tugatakaza impano yo kwihangana gatatu komeye cyane tugatakaza ubwenge bwo kurangiza ikibazo ikindi wavuze ko ibyo dukora byose bidakorwa mu rukundo aho rero niho uzasanga hari impamvu iyo bwa bwenge buhari ni uko ukemura ibibazo ni uko ugenda uganira haza kuzaho rwa rukundo rurihangana rubabarira byose ikintu ushaka kuvuga rimwe na rimwe abagabo twigira bere kimwe nuko ari igihe abagore bigira bere ariko iyo urebye usanga icyambere cyabaraniye niki bananijwe nuko ingeso zabo zitigeze zihura n'umunsi warimo ntago zihura rwose akunda ibindi agashaka ibi ariko wakurikira neza wareba ugasanga ibyo umwe yakiza undi siko kuri ko turi nta muntu uri parfait cyangwa parfaite mwisi nta muntu w'umunyakuru hari twese turaho turi abantu natsindwa watsindwa ahubwo rwa rukundo bwa bwenge bunyigisha uko ndi bukoresha urukundo mu gukemura ikibazo neza ingoro nyinshi ziri kubakwa nabi
kuko icyo kintu bafite amashuri, bafite amadiplome, barize, bafite imodoka, bafite amazu, amafirigo yuzuye ibiryo, kuri konti amafaranga ariho, ariko mu mitima yabo nta rukundo rurimo. Ariko urwo rukundo akenshi ruzana n'ubwenge. Ese tubere ubwenge tuvuze n'uwe kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Si udafite Uwiteka nta bwenge nta bwenge wagira. Ko dufite n'abarokore ziri gusenyuka kandi batise kwisenyuka kandi asenga. Maze kujya mu nsengero sonora kuba umurokore. Ntabwo bisora kuba umurokore. Buryo urusengero ni nka restaurant. Haruza akagura amandazi, uzagatekesha ifiriti, uza akakora komande y'inkoko, hariho nuza akabura icyo bakagenda. Hari n'uwakumuneke akagenda. So rero nuvuga ngo kuba umuntu ari mu rusengero ntibisobanura yuko uri umunyabwenge. Kubaho Uwiteka byonyine gusa. Nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaho kugira gute kujijuka. So nuvuga ngo wa muntu wavuye ufite bwa bwenge icyambere amenya ibintu bitaraba. Kandi umunyabwenge buri gihe azimya umuriro utaraka. Areba kuntu yaranje bati ndawuzimya utarafatwa. Yego. Rero abantu benshi mu ngo bashaka kuzimya wamaze gufatwa. Watse abantu bose babona. Wamaze kuja hagaragara. So rero niyo mpamvu ngo ubwenge kuba ku rugo. Ijambo ndakurikiye ngo twasomye nyuma yo kubwenge kuba ku rugo. Ngira ngo aramandi magambo wavuzeho. Ubwenge bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Rukomezwa urugo kujijuka umuntu ntabinjije ukamenya inenge za mugenzi wawe, ukamenya imbaraga nke z'ibitekerezo. Niba ufite umugore udakora isuku uramwirukana, uramukubita ngo azakora isuku. Igikore nawe niba atayikora yikora. None se nabajije akantu kenshi ndi kuganiriza abantu b'Imana. Niba umugabo agona uzarakara kugira ngo akire kugona? Oya, ahubwo ujyama kare akaza asanga wasinziriye. None se niba umuntu afite ibyabaho nk'abadukurikiye ko cano ntirebwa n'abantu bakuze gusa, burya n'abana bajya bareba. N'abana baza bareba. Ariko nkubaze ngo niba umugabo wagera ku buriri amata ntayamare, uratongana ngaza yamwe se bidashoboka. Iga kubana n'ibyo bintu. Wige kubana n'izo ngeso ziwe. Urugo ruzakomera. Iyo ntabwo ari ingeso. Ahubwo ko nakabaza abana nako kari tekinike. Abadukurikiye rero Gusenga Everyday tubasaba gukora subscribe no kwiyandikisha, share na comment bigiye tugwa neza. Ni ikiganiro cyiza. Menya ngo nyine warahuritse umenye kutwara unyurwe n'ibyo bintu. So ubu ntuvunika mukozi mugira ndafite ijwi rero humura ugira ikibazo. Ndavuga cyane kuvunika. Ndagukunda sinshaka kuvunika. Aka kantu nari mvuze sinzi ukumva. Ndimo ndibariza ikibazo kimwe. Umugabo uri aha ngaha kwiriga uririmba ngo umugore wawe ngo ntibigenda ngo biki. Ese ubundi wowe uratongana icyo wabuze mu buriri kize mwakwize kunyurwa. Rero mu bwenge habamo no kugira gute no kunyurwa. Kujijuka uranyurwa. Ati nta kundi byararangiye, ubwo nahuye n'umugabo ari uyu, mpura n'umugore ari uyu, nta bundi buryo, reka ntuze ngubaka uko ruri. Ariko rero tugira abagabo bitwa babibire nterure. Ntabwo bitwa ngo bibire nterure z'abantu. Hano bavete bavumbuka nyine ubundi y'inkoni bize ntabwo bihiye burya. Ahita vumbuka karakugira habuzemo kwakujijuka. Urugo rero rwubakwa n'ubwenge ariko rugakomezwa n'iki no kujijuka. Kujijuka hari nk'ibintu bitatu bikomeye. Icyambere no kumenya ingeso z'uwo mubana. Kumenya ingeso z'uwo mubana. Ukiga kubana nazo. Kabiri no kumenya hari imbaraga ze nke. Intege nke zaho ziherereye. Gatatu nukumenya kumubikira ibanga mu ntege nke ze afite. Asifuwe Bwana. Amen. Uri murabyumva rero. Ibi bintu bakurikiye Gusenga Everyday. Tugusaba gukora share na subscribe. Comment izidushima nisitunenga ntacyo dutwara. Ariko banze wumve neza ngo urugo rwubakwa n'ubwenge. Ariko ubwenge bwonyine ntabwo ubwo nukujijuka. Ujijuka ute? Nukumenya ingeso, behavior
ibyo abantu mubana yaba umugore yaba umugabo yaba umwana yaba n'umukozi wo mu rugo kamenya ukamenya uburyo uje abo bantu kandi umuntu wese mu rwego rwe rwa rugo rukagira umugisha ukamenya ngo ufite umugabo udakunda abashyitsi nta mpamvu yo kubazana ufite umugore udakunda abashyitsi nta mpamvu yo kubazana ufite umugore udashaka bene wacu nta mpamvu yo kubakurura ni ukujijuka rero ni ukwiga cya kibuga kwiga yatereye urugo kuko satani yanga umuryango 100%, satani yanga urugo 100%, kuko iyo ashenye urugo abashenye itorero, iyo ashenye umuryango aba yangirije igihugu, kuko burya abantu barabakirona nk'urugero nk'ubu nubwo tujyana abana ku ishuri tukabajyana ariko bageze mu rugo abana bari encadré bayobowe n'ababyeyi babo, so iyo umuryango wacitsemo kabiri abana bashobora kubukunda ibibazo bagateza ibibazo leta n'itorero. Rero uvuga ngo satani rero yishingiye mu kiza noneho abantu babura kujijuka abantu bitwa abanyabwenge baravuga ibyongereza n'ibifaransa bazi n'ibiswahili bazi n'ibintu byinshi ariko bananiwe kujijukirwa no kumenya ingeso ziri mu rugo rwabo. Niko mukozi w'Imana abantu bateze amatwi Gusenga Everyday wabagira inama ki kugira ngo ingo zikomere canke izasenyutse abafite ibibazo kugira ngo byakemuke wabagira inama yihe? Inama ya mbere ni ukubakana urugo ubwenge, kandi twamaze kubona ko ubwenge subwo wize mu ishuri ahubwo n'ubwenge karemano ugira wowe ubwawe ukamenya uko usohoka mu kintu ngiruva mu kibazo. Yes. Kabiri ni kujijuka ni iki? Kujijuka ni ukumenya ngo urugo rwa Edouard si urwo rwa Jean Baptiste, si urwo rwa Pierre, nta rugo mu rundi, urugo rwose rufite ubwene rubaye. Ikindi niba warashatse umugore ntiwashatse famiye yose, hari abantu uzasanga ababyigana na famiye n'akagero gatoya nigeze kubona iyo nigisha abantu nigisha umubano. Umugabo umwe burya abadamu bakunda kugira ibintu 6 byiza nkunda 6 cyangwa 7 ibintu byose byitwa vuba barakara mva kamera hanga bafashwa vuba bishima vuba banyurwa vuba barambirwa vuba abijyamo vuba ayivamo vuba sinubwo byo ashobora atari ko Edouard ko tumaze gushakana rwose wazanye muri umuna we tukabana nk'urugero umufite cyangwa azana mushiki wawe ukagenda ukagira gute ukamuzana bakanezera ariko bagize akantu bapfubiranaho ahita kubwira ngo araruvamo cyangwa agenda uvemo kandi bakubwira ngo ubwire umuzane ibyo ntabwo n'abana beza ni vuba barakara vuba bafashwa vuba bishima vuba bakizwa vuba babijyamo vuba bavamo vuba baranyurwa vuba bakarambirwa vuba barabyinirira bakabisuzugura bararirimba bakararakara byose ni vuba rero twabagabo tukagira ingeso imwe ngo tumeze nk'urutare rufunze ikintu cyose arakibona umugabo ntavuga nushaka ubaze cameraman ntabwo umugabo avuga ibintu byose yabonye ariko ko umukorera ikosa niko abika ikiza cy'abagore burya baravuga umujinya ugashira twabagabo rero turabika kireka abamenze kumenya Imana nkawe n'abandi bose ariko nanjye ndi umuntu mvuga ngo barazirikana ikosa ukuri mukorera agenda aribika aceceka ariko urumva abashirira mu mutima ariko munsi bizaje hano iyo byabize rero twebwe abamenye Imana bajijutse twe biraza ntitubibika ushobora kutabikubwira ayo nkabikura muri njye nkabikura ukabisohora nkabisohora rwose sinkinde ku bintu ukamita iyi niyo nenge y'uwo tubana izi nizo mbaraga ze aha ni hananirirwa aha ni hacogorera aha niho byamunaniriye noneho ubwo bimeze bityo ntacyo ndi bubikoreho reka mpitemo kujijuka muri ya nzira nziza ihoro n'ukuntu biba ku rugo. Ikindi kizuba ku rugo burya abantu benshi bakunda ngo reka dusengere urugo ariko hari ibikwiye gusengerwa n'ibyo dukwiye kwikemurira ubwacu, kubanza gukosora ingeso zacu, gukosora imivugire yacu no gukosora uburyo dusa nk'abacyaguhanganisha abantu. Uzarebe ko umugore avuga ati umugabo wanjye akavuga byinshi cyane kandi mu ngeso z'abagabo
bakunda ubanenga ariko ntibakunda ubanengera ku gasozi. Ariko n'abagore nuko ibintu rero noneho ikindi kishingo ni uburyo abantu batoragura udukuru two ku ruhande, ugashaka kumva uko yunatsuka nanjye niko nzubaka mere gutya, nicyo bita ngo ni freedom. Abandi ngo barashaka ngo uburenganzira, ubundi baba barenga inzira bajya he. Izo barriere ziriho z'urugo. Rero uvuga ngo inama nabagira nuko buri gihe bashyira imbere Imana, ko twabonye ko kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha no kujijuka. Kigihe kandi wijya kureba gahunda z'umugore n'umugabo, umwe muri mwe ashingiye kujombora amakosa. Ni byiza ko amakosa tuyanenga, ariko hari n'ibyiza umuntu aba afite. Rero urugo rugiye gusenyuka nta kiza barubonamo, nta kiza bakira. Yenda ko nangushubije kano kanya. Bakoze cyane mushumba. Ni kuvuga ngo mu bintu muri barriere zikomeye cyane hagati y'umugabo n'umugore, iyo umugabo n'umugore bagize ikintu bapfa, ni barriere ikomeye bashize hagati. Ico gihe nk'abantu baduteze amatwi basenga Imana, ico gihe ijuru babarikinze kugira ngo ijuru rikingure, nuko umugabo n'umugore mugomba gusabana imbabazi. Iyo mumaze gusabana imbabazi nta shasha numwe ariho yaba hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo yagira intege nke, umugore yagira intege nke, ariko mu bintu byubaka urugo muri bwa bwenge wari mutubwira, muri ubu bwenge no kumenya ngo nakoze ikosa, ukabwira umudamu cyangwa umugabo uti mugabo mbabarira nakosheje, madamu wanje nakosheje, ndi umunyantege nk'imbabarira. Ni ikintu cyubaka urugo n'ugusabana imbabazi. Ico gihe ijuru mwari kinguye. Ntuzaje gusenga Imana ngugiye masengesho ngo yitatu hari ibintu utasize ukemeye n'umugore, ijuru wari kinze. Ntugende ugiye kubwiriza wasize ari cyo mwapfuye n'umugore, ijuru wari kinze. Ahubwo banza ukingura ijuru, wowe uduteze amatwi usabana imbabazi n'umugabo, hayi muje mu yindi mirimo. Yego. Urakoze cyane. Burya ubundi gufunga ijuru kwabo, bundi yo ntabwo umvikane kera banafunza na connection zose. Ko hahitaza mu mwuka wo guhimana, no guhishanya, no kutaganiriza ukuri, no kugira utubanga. Gasa umuntu afite umunyebanga ku ruhande rwarwo ndigongera guhuriza hamwe. Ariho n'abadasangira ku meza kandi byahiye. Ibyo byose rero byitanga gusenyurwa, ariko tubonye ko ubwenge ni iki? Iga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye. Byiga ubifate. Ingeso ndimo ntiwayihindura cyane ngo byashoboka, ariko wabasha kubana n'ingeso yanjye. Rero inama tugiye gusoza kubakurikiye Gusenga Everyday, tubabwira ngo mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share, muniyandikishe, maze mukurikire icano tubagira inama yonyine imwe gusa. Iga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye, kuko ingeso y'umuntu ni ngufiya nubwo itapfa gutsindwa, ariko umuntu we ni mugari. Umuntu ni mugari. Ni mugari kweli. Umuntu ni mugari. Uko yakwereka saa 8 siko yakwereka saa 9, ariko ushira isoni ntiwamuyoberwa, ukora ibintu ntiwamuyoberwa, udakunda abashyitsi ntabakunda. Rero ni byiza abagabo n'abagore mushaka kubaka ingo zanyu, nuko umuntu yubaha ingeso za mugenzi we, akamenya kubana nazo, ukazipfumbata, ukazikikira, ukaziterura, ukamenya ngo Imana yaramumpaye, kabone nubwo afite uburakari, nubwo agira amagambo, nubwo asebanya, nubwo ari umugore tutazi isuku, ariko namuhawe n'Uwiteka. Nawe umugore atari ko Mana, uyu mugabo wanjye ntazi, abagabo batazi guhaha, kandi ntiwabimurenganya, ntabwo abizi gusumira urugo rwose, arakunda anywa agacupa gusa. Wara ari nywera ikiyeri hariya yinywera inzoga hariya yiryohere, ntamenye ngo abana bakeneye iki n'iki. Uko nako no kubura bwa bwenge. So rero bana n'izo ngeso ni nuko umuntu ahandoringa case, usibye no mu rugo gusa bisanzwe, no mu buzima tubayemo, kugira ngo bashe kubaho mu buzima bwawe burambye, nuko wiga kubana n'ingeso zo muri kumwe. Abantu bateze amatwi Gusenga Everyday tubagira n'inama, abantu mwubatse ingo, ntimukajana amakuru yanyu hanze, bikemura ibibazo mu rugo. Ntimuje hanze kugisha inama, kuko nujana amakuru kugiye kugisha inama hanze uzaba uri muri senya. Bivuga no kuri, bivuga n'icyo meze. Hari igihe usanga abantu bashaka kwisenya mu buryo bwabo, nicyo natekerezagaho sa nk'ufunza amaso mubyibaza. Usanga kenshi abantu sembyitenguke ni ugufata ikintu, reka ngwe nk'urugero, kuba umuntu azi ko atwita agahishinda, akayihisha, ariko azahisha igihe cyose se izate bigaragara. Nta muntu hisha inkorora, ntibishoboka.
niko ntaho hishinda rero ni nako ntaho hishingeso kandi amagambo yose wavuga nibyo waganiraho ngeso ntizavaho ariko nuramukoreje bwa bwenge bwo kwiga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye kubana n'ingeso z'abana bawe kumenya gahunda z'abana ufite wa mwanya wo kwicara ikindi gishobora kubaka urugo abantu nibaha igihe ingo zabo twe gutahira mu macano cyangwa narakenewe cyangwa ndababujije twe gutahira mu mateleviziyo abantu umwana ashaka katuni umugabo ashaka amakuru undi ashaka seburi koko umuntu ashaka umupira ashaka birahurira he none birahurira ntago baza gutongana ubwo ufite imbaraga nini n'umugabo ati mushiremo aho ushaka babyemera ariko umujinya ugize gute urimo kuko seburi koko nta mwanya twayibonera icyo rero ni inzira yo koro abafite ubushobozi bakunze kugira saro y'abana n'abantu bakora abafite ubushobozi ariko butanahari nakora iki nzicara kubera ko akujijuka mwe nti abana murarebyanyu kugeza isaha mujye kuryama saa 2 rwose wareba n'ibindi ariko kuko twibitseho muka ngiye gusorezaho abantu mwisi turikunda tugakabye noneho nimbivuga abagabo barantera amabuye wabivuge wabyihorera se wabivuge kuri bari bumbone baraca muri kamera bankureze yenda barashyira muri comment ariko ntandi bankura iyo umugabo agiye akarya brochette buri munsi zirenze 3 mu kabari asize mu rugo nta n'inyama zihari ubwo umuntu arimo arubaka ubundi ni bwa bwenga buzi reka ubugegera tuvuze ntagaru gutukana ubugegera nubundi bagera n'abafite ubuyuku ni kimwe kinyarwanda bukiza no kurya umuntu ahisha kinze hari uragiye ufashe litiro y'amati kivuga turagotomeye buhinja na sebuhinja na kakana nta nishyushyu ujyanye warangiza nguri dadi wapi dadi yahe dadi urya amandazi mu rugo ntayahari so ni ukwikunda rero ni kubura bwa bwenge ariko ko kwikunda hari abagore bikunda akigurira utubuta twiza abana ntabahereze tufite n'abagore umva bajya gusohoka ni byiza ko abagabo dusohoka n'abagore pe turabyemera ariko ni iki wasize ukoze hariya urabwira abana ngo ntibagira ubwenge we warabigisha sundi kusaba abana ubwenge we warangije angahe urashaka abo wa mbere wari kururaga ikiriza nko wanyu ayari tugomba gutekereza rero abankurikiye ntimundakarire iyo ugiye ukarya gatogo yenda baburaye ntibakarya gatogo ariko reka tubabwire ni inyama ni igito kivanze inyama zo munda karyoha kuba abantu bamutabizi mujye mugateka muri Amerika abanyarwanda mudukurikiye ariko ibibazo iyo umuntu agiye mu kabara akabyuka mu gitondo akagotomera twemera ko abagabo tugira akazi ariko mbere y'uko urya mu rugo wasize yiki wacyumvise ko nukutajijuka rero nibyo ndemera ko najyanga asanga abagabo bagenzi banje ngafata ijya brochette imwe ngafata ka kantu hari ariko ndimo ndibuka ariko uzikurya inkoko ukayimarira mu nda ufite sugabona bonome na nyirabuhinja na nyiranuma bari aho ngaho abana bagira gutyo n'ibishyimbo bashyize nk'amazi menshi baragiza ngo ndi umugabo ye uri we ariko urabyumva nawe rero ni byiza ko mu rugo habaho kugira ubwenge habaho kugenzura habaho no kwitonda gukemura ibibazo nta ntambara ushyizemo ku ntambwe yo gukemura ibibazo n'intambara ikindi tugabanya kwikunda kugira ngo twubake rwa rugo ruzima ngaya magambo mva nasoreza urakoze mushumba nkuko inshingano zifite tugiye kukwakira usengera abantu ingo zari zisenyutse zongera Imana ikora imenyetso n'ibitangaza abarimo babivamwo hari intambara Imana igira ikintu yakora ariko byari kabazo mfite ni gute Imana yakora ibyo ishoboye hamwe n'inama turangije kubagira kurica no gusenga everyday reka wongereho n'isengesho oyasubiza ibintu reka tuganira nk'abantu b'Imana twe kubeshya abavandimwe tubabwiza ukuri ni gute ibintu ushoboye kwikemurira Imana yabikora ni Imana y'ibidashoboka turasenga Imana ngo izubake guteze karebo barimo bazisenyera ubundi se babikemuye ni ikibazo nibajije umuntu azicara abwira abana ati ngewe ati ariko namaze kubona muri iyi minsi nanjye ntabwo nari nkizi ntabwo nari nzi ko umuntu yitwa umushomeri uzi icyo bita umushomeri buriya ni umuntu utagira akazi niko wibwira utagira akazi bose ntabwo ari abashomeri umushomeri ni umuntu wasabye akazi
umuntu afite isabye akazi arakabura ajya kuri recruitment arandika arakabura ni umuntu uri mushakisha akazi ni nako mu bihugu byo hanze yabona ko basabye akazi ariko ushobora kugenda nabana kwiga nkiryamira icyo gihe ntago mbarwa nk'umushomeri ko sinigeze nshaka akazi rero hari inzu ngo dusengera abantu turagusengera n'ibyo ushoboye kwikorera koko ahubwo icyambere bahindura ingeso ahubwo tugiye kubasengera Imana ibaha umutima wo guhindura ingeso zabo bubaka ingo zabo Imana ibaha ubwenge bwo gukemura ikibazo haba ngo dusengere Imana izubake kandi urusenya ruhagaze hejuru uzi ko mu Rwanda kubaka bisaba icyangombwa gusenya inzu bisaba ikihe cyangombwa urasubiza rero mu Rwanda kugira ngo ubake inzu cyaba n'igikoni na dushe no kwisi yose leta iguha icyangombwa cyo kubaka icyo kuyisenya cyakande nta ushaka none ubwo uburenganzira n'ubwandeze bwanyine leta yaragushingiye ariko kwisenyera niwe ugomba kubyikorera rero tugiye kubasabira sinzira munyumvise ushatse kuvuga hano wanyakiriye wanyumvise cyane gose bajya gukora ubukwe bafite icyangombwa ariko uyu munsi kwisenyera urugo ntahantu bafite mu maboko kandi usenyurwe mutiza ibikoresho Abanyarwanda ngo batiza imihoro usenyurwe buri gihe habona abandi bajyanama ikindi nenda ngo dusenge bige kunyurwa n'ubuzima babayeho kandi kunyurwa si uko wakiriye ibyo urimo ahubwo kunyurwa ni uko wumva ko aho ubaye uzanahava uyu naka yambaye kuriya biramureba mbega urugo rw'iterambere ryawe urakoze ukadusenga Imana nagira ngo se nk'ukosora ako kantu ntabwo ari Imana izubaka ibyo twishe tugomba kubikosora Imana ahubwo iduha imbaraga zo kubasha kugira gute zo kubikosora no kwihanganira zo ntago ari Imana izazubaka ko siyo yazishenye ni imitekerereze njya gusoza bipfira he mu gutekereza kwacu naha mu bwonko ko twabushyitse peace of mind amahoro mu mutima no gutekereza abantu ntibagura ikintu ngo bakirebe ariko ucyonze cy'uburiya nk'urugero hari ibyo bitangwa ni karande ugomba kumenya ko nayo urwana nayo niba iwanyu bashaka abagore benshi nurangara uri bashake benshi icyo ukora uragira amahoro mu mutima unyurwe n'uwo ufite Salomo mu gihumbi yabuze n'umwe ariko umugabo no bagabuze nta mugabo urimo habonetse ni Yesu wenyine bavuga reka rero dusenga Imana akurikiye gusenga everyday inshuti zacu zakadasohoka tubabwire ngo mukomeze mukore comment ziri positive ziri negative n'uburenganzira bwanyu mukore na share kandi murangiza muniyandikisha ngira ngo biraza kuborohera ni ukubona handitse subscribe mu gifaransa ni s'abonner numara kuhakanda hirya haza uraza kubona inzogera nayo yikoro kugira ngo uko icyisho gisohotse ujye kibona utiri uvunika notification muri inshuti za turabakunda cyane Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kadusenga Imana nyiri cyubahiro nyiri amahoro nyiri urukundo turagushimye tuzi neza ko nta kintu cyaba utagize mu ruhare tumaze kubona ko ingo zisenywa habuze ubwenge ndetse no kujijuka tubona ko ingo ziri gusenyuka usibye n'ingo n'abantu bwabo barashinyutse mu mitima yabo tugushimira ko ugiye kubaha imbaraga zo kubasha kwibakira ibintu bashenye no gukomeza ibyari bigiye kurunduka kubwa Yesu Kristo urakoze mwami wacu amen amen urakoze mushumba ku kiganiro uduhaye Imana igumugisha cyane ariko bateze amatwi gusenga everyday wabaha nimero bashaka kugisha inama bashobora kuba bafite ibibazo bashaka kunyura mu gikari kugira ngo noneho ubagire inama irenze iyo ubaganirije washobora kubaha nimero nimero nabaha rero kubera ko nubundi giye mfite company yanjye ubundi giye reka namamariza kuri channel yawe nta kundi nabigenza mfite company yitwa Social and Legal Consultants nuvuga ngo naho dutanga ubujyanama mu by'amategeko n'imibereho y'abantu tukugira mu bujyanama mu mategeko ku buzima rero nimero wansangaho ni 0782 55 4028 ukeneye ikibazo mu mategeko mu muryango ibyo wakora gukoresha amakontra kugura amazu ikintu cyose ukeneye mu itegeko kongeraho biroroshye nkagufasha kandi turabanyebanga bakomeye cyane gusa ariko kontra ziri nk'ibyo bwenge ntitujyamo kontra ziri nk'amafuti ntitujyamo kontra zitandukanije nuko amategeko agenga igihugu tubamo ntago tubyemera ikindi rero hari akantu keza warabibonye ariko ejo bundi nakoze kitwa morning blessings bahansanga Imana ibamugisha murakoze cyane bakoze mushimwe Imana igumugisha cyane amen ciao ciao